ubwo mama murimo gukingura umuryango ko bishobora gusambuka. Ariko ibyo singiye kubyigishaho, singiye kudohorera abasenda abagore kubera ko basambana. Ariko reka mbwira abagore bari hano, ngewe icyo Yesu yavuze ndakizi ndacyumva. Hari ibintu bidasangirwa cyane cyane ku bagabo, ahubwo abagore muri hangana. Ariko umugabo agufasha akagufatira mu cyuho urimo gusambana, umva abagabo bari hano babyihanganira. Ndabizi muri abagabo, ntimumbeshye. Aha, uretse ubuntu bw'Imana, umugabo afashe umugore asambana akavuga ngo ntacyo bitwaye, ngo ntajya nabimucyurira. Kuko rero burya abantu benshi batandukana kubera impamvu zibonetse zose. Noneho arababwira ngo ntimwari mwasoma yuko yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Baramubaza bati niba ari uko niki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aho umugore urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko bamwirukana? Uriya hariho abajura, hakabaho n'abajura beza. Izindi mpeta yarazitwaye atwara n'ibindi. Ariko aravuga ati mbabarira iyo ngiyo ya mariage uyinsubize. Mujura arabireba ati ngaho yisubiranye. Hari abakobwa aho mujye mwitonda, hari abakobwa bakubarira akavuga ati iyi periode nituryamana irajyamo tu. Abakobwa babarira se baravuga ati nituryamana indirajyamo. Umukuru arasama abwira mu n'ubundi ati nawe ubutaha tuzapima, nitubona ugeze mu bihe byiza uzagenda uryamane nawe, tuzongera tumuhe divayi agutera inda. Buriya rero imitima yacu, kubera yuko mubishaka mutabishaka, ubugingo bwacu bwavuye mu ijuru ku Mana, duhorana umutima utazigera unyurwa, utaricomeka mu Mana. Ndabikubwiye wicayemo hano, n'iyi Imana yaguha ubutunzi bwose, ikaguha amazu yose wifuza, ikaguha amamodoka wifuza, ikaguha n'abagore beza n'ibindi byose, umutima wawe udacometse mu Mana ntuzigera unyurwa. Guaranteed, ibyo ni Imana yabivuze. Nta mahoro y'umunyabyaha niko Imana ivuga. Umunyabyaha niyo wamuibya amva, nta mahoro y'umunyabyaha. Imana ibisubiramo gatatu, kavuga ngo uko mwagenza kose nta mahoro y'umunyabyaha niko Imana ivuga. Ntuzigera ubona amahoro yuzuye. Hari abantu bambara akantu mu maso k'akamaske akagenda akubwira ko ibintu byose. Nigeze kujya ahantu kera nkiri umusore, buriya ubwo ntabwo babikora kuko bamaze kumenya ndi umupastori w'umunyarusaku rwinshi, abantu benshi baba bakuza. Ariko icyo gihe nari nkiri agasore murabona nuko ngana. Ubu ibiro nari mfite ndi umusore nibyo nagarukanye. Nyine nsigaye mfite ibiro byanjye bya kera hafi yabyo, ndengejeho bikeye. Noneho rero nari ndi ahantu ndimo kubwira abantu ubutumwa nyine mu rugo. Icyo gihe nakundaga kuvuga ubutumwa, ariko n'ubu ntabwo nabiretse. Hanyuma rero haza umuntu afashe urufunguzo, muzi ukuntu umuntu atwara urufunguzo rw'imodoka gutya nyine kugira ngo akwereke ko ataje n'amaguru. Icyo gihe nigendera, naparikaga ibirenge byanjye, nta modoka nabaga naparitse, yari itaraza. Aza nyine azunguza urufunguzo rwa Mercedes, ubona afite na za gurumete ku maboko n'ikindi yambaye mu ijosi, ubona mbese ajejeta cyubahiro n'ubutunzi. Araza asanga ndimo kubwira abantu ibya Yesu, andeba gutya ngo ariko ngo rero ngo hari abantu ngo bagenda babunza ibintu by'idini ngo nta kera rero nari umushizi w'isoni, ariko mba naramubwiye ijambo ribi ndifata ndabireka, ndababwira nti ariko rwose tujye twubahana twiganirire bisanzwe. Ibyo kuvuga ubutumwa ndabireka, byo naganirizaga abo bantu ndabihagarika. Twese twifuza kugaruka muri Edeni. Noneho ngiye gutaha, burya hari agatrick, ngiye gutaha ndavuga ngiye gusengera aba bantu, ndavuga ni munyemerere mbasengere. Hanyuma ndasenga, ariko ndangiriza kuri wa mushyitsi wansuzuguye. Ndavuga nti maze Mana, uyu mushyitsi umugirire neza, ku migisha wamuhaye wongereho n'iyindi, abana bo baha umugisha, urugo rw'uruha umugisha, ibyo akora byose bimubere byiza. Ntabwo nigeze byabindi kuvuga ngo akumenye, oya, umugisha. Arangije mbona arambwira ngo ariko ngo musengera hehe? Ni kubera iki? Ngo numvise usenga, ngo numva nanjye najya nza gusengerayo. Kuko buri muntu wese hari ikintu uvuga kumva yacomekamo. Barokore benshi mugira amakosa.
abarokore benshi rero baragenda bajya ahantu akavuga ati ndaza kubabwirira mu isengesho muzabyihane. Ibintu byo gucyurira abantu mu masengesho ngo mana ngo abapagani bari hano ngo abatara, ntugacyurirane. Niba utavuze ubutumwa byihorere, ntutegereze gusenga ngo ucyurirane. Gusenga ni ukuvuga umugisha. Niba utariga kuvuga umugisha byigiye uyu munsi, kuko abantu bose burya icyo bakumbura gusubira hahandi aho bavuye bakagwa, bakumbura gusubira muri Edeni. Igihe ibintu byari bimeze neza, babanye neza n'Imana, umuntu agenda yemye, yumva afite impagarike, yumva kabisa afite confidence, abanye neza n'umugore, ngo batishishana, ngo bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni, barya bagahaga, batikanga inzara y'ejo. Iyo ni Edeni. Abantu bakumbura gusubira muri Edeni, abantu barota Edeni. Impamvu rero kino giterane twakize ngo back to Eden, ni ukugira ngo dutere abantu kongera kurota ko bishoboka. Haleluya. Kongera kurota ko bishoboka kugira urugo rwiza. Ndabwira abantu b'urubyiruko muri kino gihe, Mana y'isi we, urubyiruko Satani yabaroshyemo uburozi. Uganira n'umukobwa ukabona, nabonye umukobwa mwiza arimo kuvuga kuri YouTube, bavuga ngo ngiye ngo ibintu byo kurongorwa. Ndavuga nise umukobwa ahubwo ko namwifuriza kurongorwa vuba. Umukobwa usa neza mwiza pe, ngo ngiye ngo ibintu by'abagabo bagustressa ngo bakagutesha umutwe, ngo nzashaka umuhungu antera inda nibyarira umwana wawe agiye kubyara umwana atagira umugabo. Back to Eden. Umwana wavukiye hanze ya Edeni azahora kubaza ngo papa nindi. Umwana wavukiye hanze ya Edeni azahora yifuza kumenya se, kuko muri Edeni umwana yabaga afite se. Kayini na Abeli bavukiye muri Edeni, babona Adamu na Eva. Burya urukundo rw'umwana ushaka kumenya se ni back to Eden. Ntimukabyara abana hanze ya Eden ariko. Haleluya. Buriya abakobwa ntimwabyumva, ubundi mukoze ibyo umwami yadutegetse byabatwara iki? Mukajya mubyara abana mwageze muri Edeni, abahungu mugatera inda mwageze muri Edeni. Izo nda mubyara mwarangiza mukihakana abana mwabyaye, mukabyara nk'inzoka, ntabwo ari zo muri Edeni. Abo bana bazakumbura Edeni kandi batazi aho iherereye. Mushatse mwabyandika mukabyumva. Back to Eden ni inzozi, kurota dusubira hahandi. Haleluya. Umuntu umwe yari umuperezida w'Abanyamerika, yaravuze ngo abantu bose bakurira mu nzozi. All men grow great by their dreams. Abantu bose bakurira mu nzozi. Kandi ibyo yavuze koko nibyo. Nubona umuntu utakirota, nubona umuntu utagitekereza ko imbere hazaba heza, nubona umuntu udatekereza ko hariho n'abantu erega batigeze barota, muganira akakubwira ati yewe rwose iwacu nta n'uwigeze aba n'iki n'iki. Nta ibyo byo kumbwira ngo inzozi zagutse, nta n'umucuruzi wigeze avuka iwacu, nta n'uwatunze igare, yewe nta n'uworoye ingurube. Ariko ingurube zisigaye zifite kashi. Igihe cy'indyohesha birayi cyarashize. Muri iyo ingurube zifite kashi. Iyi expression sinzongera kuyikoresha. Umuntu ukubwira ati wacu, umuntu utekereza gutyo ntashobora kurota. Ashwe. Kuko aba yumva bidashoboka. Ariko Imana yaraje ngo dutinyuke kurota ko dufite Imana ishobora byose. Ariko niwicomeka mu Mana. Uwo mugabo yaravuze ngo abantu bose bakurira mu nzozi zabo. Ariko undi witwa T.L. Lawrence aravuga ngo abantu bose bararota. Ngo bamwe barota baryamye basinziriye, ngo bakanguka bagasanga inzozi zayoyotse. Kandi niko bimeze. Wari waryama ukarota ufite imodoka nziza iparitse muri parikingi, ukavuga uti kabisa Mana, ugatangira gushima Imana uri mu nzozi, wakwicura ugasanga ahubwo umutima ukakwibutsa ko ejo nyiri inzu azaza kukwishyuza nta modoka. Ariko aravuga ngo hariho abantu barota bakanuye, ngo abantu bamwe barota basinziriye bwacya bagasanga inzozi zabo zayoyotse. Ngo ariko hari abandi barota bakanuye, ngo abo ngabo rero ngo mujye mubatinya, ngo ko bashobora gushyiramo imbaraga inzozi zabo zigahinduka ukuri. Haleluya. Nanjye ndashaka kubabwira ngo dushobora gushyiramo imbaraga inzozi zacu zigahinduka ukuri, kuko ntabwo urugo rwiyubaka
sindabona inzu yiyubatse, ariko ngewe mbona ko sinzi uwaturoze. Wa mugani wa perezida, sinzi uwaturoze. Umuntu aricara akadedeza akaguru ngo ngewe ngo Imana yarambwiye ngo izanyubakira inzu ya etaje, kandi ubwo aricaye nta n'akazi, nta nubwo yaguze n'ikibanza, nta naho atera ikiraka, nta nubwo yitaba ku ndege. Muzi aho bita ku ndege, abantu bahagarara ku muhanda bategereje uwaza akabaha akazi. Nta nubwo ajya ku ndege, yicaye aho gusa, ava mu cyumba ajya mu kindi, ava mu cyumba ajya mu kindi, ngo ararota inzu ya etaje. Reka nkubwire, iyo ngiye izamera nka wa wundi urota aryamye asinziriye, bwacya mu gitondo inzozi ntizibe. Nta muntu ndabona yatoraguye inzu. Ngo rero ngo mutegereje abazungu ngo bazizana, ngo umunyamerika akakubona, ngo akakugirira impuhwe. Niyo mpamvu abantu musigaye mwiyandarika kuri za YouTube ngo inkuru yanjye, ngo nimvuga ko ndi umukene, ngo nimvuga ko ubuzima bwandiye, ngo hari umuntu uzagirira impuhwe. Aho kugirirwa impuhwe n'umuntu nzazigirwa n'Imana. Ariko burya mujye mutekereza, umuntu arifashe ariyandaritse, yivuze nabi, yavuze n'ibyo atagombaga kuvuga ngo arebe ko hari uwamugirira impuhwe. Umunsi abana bawe bazakura bakabona waravuze gutyo, umunsi abuzukuru bawe ko biriya bitasiba, ubwo ngo washakaga amafaranga, ngo washakaga wakugirira impuhwe. Imana itakugiriye impuhwe nta n'uzazikugirira. Dusubire muri Edeni, turote inzozi zihinduka ukuri. Haleluya. Nahoze mbwira abantu mu Cyongereza, buriya inzozi ni nziza, ariko ibi ntimubifate nk'ubwirasi cyangwa nko kwiyemera, nko kwikomera amashyi. Kera nkiza hano muri 2011, abo twabanye nka Pastor Zedi bo barabizi, ngewe ngira umuco, nagiraga umuco ariko ndimo ndabigabanya kuko ntacyo nyifite nsengero uretse ubuzima bwanjye. Ubundi najyaga mfata iminsi 7, nkahera ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 7 ndimo gusengera itorero nshinzwe, cyangwa nkiri muri AAA ndimo gusengera abakozi nshinzwe, nkasengera abakozi, nkasengera imirimo, nkasengera ibintu byose. None uyu mwaka nagiye kubikora muri icyo nsengero, nsanga ndasengera umugore wanjye, nsanga n'ubundi buri gitondo mbyuka mbasengera, ndasengera abana banjye n'ubundi buri gitondo mbavuga mu mazina mbasengera. Ndavuga niyamaye uzi ko mbuze ikintu, ntacyo reka mvuge umugisha muri rusange. Ariko burya ikintu kitakuremereye ku mutima ntabwo ugisengera nk'igihe cyari kikuremereye, ubwo utabyumva nuko atarigera asenga. Burya ibintu bikubase ku mutima biremereye nibyo usengera ukumva urimo guterura ibintu bifatika. Ariko icyo nendaga kubagara si icyo, ni inzozi. 2012 nibwo bwa mbere nasengeye hano, tukiri mu rusengero hari haruguru. Noneho bigejeje saa 9 ndasohoka ndagenda, hanyuma nkabona hari haruguru hari amazu. Ari muri uko tuzu twari turi hari haruguru n'urusengero rwari rumeze aya mazu nayo mu mujyi, ariko nkabona saa yaho nkabona nawe wari mu Giporoso. Ndongera ndahumiriza, nkumuye amaso mbona nta mazu ahari, nongeye guhumiriza mbona hari amazu, nkumuye amaso mbona ntayahari. Abageze ndavuga rero Imana ishobora kuba irimo kumpa inzozi zibizaba. Mwigeze kumwumva chairman wa Fathers Union avuga ngo iby'amaso atigeze abona, iby'amatwi atigeze yumva, iby'umutima w'umuntu utigeze utekereza, ngo Imana yabihishiye abayikunda. Unuko Swari datari hano niwe nari gutangaho umugabo kuko naramuhamagaye, ndabona Swari nshushanyiriza aya mazu, imwe uyishyire hariya, indi uyishyira aha, indi uyishyire hariya, urusengero rushyire hano hagati turebe ko bijyamo. Arabishushanya. Hanyuma ejo bundi muri 2023 ntembera nigire muri retirement, nsubije amaso inyuma ndebye mu ikaye yanjye ahantu njya nandika ibyo nasengeraga, mbona amazu arahagaze. Ndavuga ni gusa ko bya bintu burya ibya amatwi atigeze kumva. Mujye mutinyuka mu birote, iyo Imana yabigiyemo muri Edeni birashoboka. Ningo nziza, umuntu wicayemo hano cyangwa urimo kutwumva afite urugo rutagenda, afite urugo rumeze nabi, subiza amaso inyuma uvuge ngo ubwo Imana yigeze kurugira rwiza, he can do it again. Ishobora kongera ikabikora ibyo amatwi atigeze yumva. Kuko harigeze Satani akwihebesha akagushyira mu kagunda akabwira ngo uyu mugabo ngo niyo wasenga ugakuduka amavi muhebe, uyu mugore umeze kuri niyo ashwe. Byose birashoboka. Reka turote ko bishoboka gusubira muri Edeni. Reka mbwira urubyiruko ngo birashoboka kubaka ingo nziza, ariko mutangiye kuzirota mutarazubaka. Ntimutegereze kuzazirota mutarazigeramo, mutangire kuzirota mutarazubaka. Haleluya. Icyo nicyo cyitwa back to Eden. Icyumweru twarakirangije,
twigira ku ntego ivuga ngo urukundo rutava mu masezerano. Nicyo nenda gusorezaho twihuse. Ariko ndagira buriya natangiye kuriya ngo maze mbatera umwete ngo kurota urugo rwiza. N'abazirimo nkatwe tuzifite, ntabwo nzi uko urugo rubirusa. Umugore wanjye nguyu cyakora wenda afite uko atekereza, njyewe nta rugo rubi nigeze mbamo. Nkura nasanze mama nta mugabo afite kuko mfite imyaka 5, nakuriye iruhande rwa mama, gashinga iryinyo kurinda gakora, tugakora, tubaho, turakura, turiga, tuba abagabo. Ubwo ndabwira umupfakazi wicayemo hano ngo hariho Imana yavuze ngo izaba se w'imfubyi, izaba umurengezi w'umupfakazi. Jewe nyambibwira abantu mwebwe ntibirashoboka, aho uvuye se wagenda aho uzagarukira. Ko waravukiye mu rugo rw'umupfakazi ntibivuga yuko uzaba umutindi w'umukene, ntabwo bivuga yuko utazagira amahirwe, kuko Imana ikurema yateganyije bizakubeshaho. N'uwicayemo hano ari imfubyi yikure muri uwo mwuka w'upfubyi, ubwo nari kubibigisha, ariko siyo nyigisho y'uyu munsi. Hari umunsi Imana yanyihereranye irambwira ngo uzaba imfubyi ugeze ryari. Nakubereye so, naraguhetse ukiri mu nda, naraguhetse ukiri umwana, ndaguhetse uri umusore, nzaguheka imvi zirinde ziba uruyenzi. N'ubu njya ngenda mvuga nti ibyo ari byose hari ikintu kimwe nzi, Imana irampetse mu mugongo wayo, kuko yaravuze ngo nzaguheka imvi zirinde ziba uruyenzi. Ikiduhetse ikampeka nyine nkajya numva mama bembereza mwana narira, kumva Imana irimo kukubembereza nyine, irimo wari wabona umubyeyi arimo ahetse umwana arimo kugira gutya, irimo ikubyinirira. Ariko umuntu utarumva Imana imubyinirira rwose uzi ko Satani hari igihe yifata akagira ngo iyo utabizi Satani arakuririmbira, ariko iyo ubizi ubwira Satani ngo iyo ndirimbo yawe rwose sinzayumva, nzajya numva icyo Imana imvugaho. Haleluya. Hari abantu iyo nyihinduye inyigisho nababwira ibintu byinshi mutumvise, iby'amatwi atigeze yumva, iby'amaso atigeze abona. Haleluya. N'iby'umutima wawe utigeze utekereza, ngo Imana yarabiguhishiye abayikunda. Ariko urumva harimo akantu yongeyeho kakangobe, ngo yabihishiye abagize bate? Abayikunda. Back to Eden. Hahanda w'Imana yageza kugendera Adamu na Eva, ikababaza uko byiriwe, bakayibwira ati rero uyu munsi inzovu zari zimeze neza, n'imbogo zari zimeze neza, naho twakoze byari bimeze neza. Ikavuga ngo Yesu, ibyo yahishiye abayikunda. Amen. Back to Eden. Ariko mwasubiye muri Eden. Imana ihora ihamagara, Imana yahagaze muri Eden ihamagara Adamu, shyiramo izina ryawe, urihe. Irahamagara. Adamu na Eva barihishe munsi y'igihuru, niho benshi bari, babuze amahoro, bibonye bambaye ubusa, bari mu makimbirane. Imana irahamagara, banga kwihana. Ariko dushobora gusubira muri Edeni. Ngiye kubereka inzira isubirayo. Haleluya. Hari igihe kera tukiba mu ivugabutumwa rigenda ku mastade, twari dufite inkuru y'umwana w'ikirara, twakundaga kwigishaho cyane abantu bo muri AEE. Twaba turi kwigisha ku mwana w'ikirara, bakatubwira ngo wowe uratwara umwana w'ikirara umugeze ku aragiye ingurube. Ukavuga ubuzima bw'umunyabyaha wahagurutse akava ku Mana akagenda akageza ahantu aragira ingurube, hanyuma uri bwigisha kurikiyeho akamuvana mu nguru akamugarura imuhira, ukarangiza uhamagara bihana. Ngiye kubabwira inzira iva hanze iyo ikagaruka muri Edeni. Mumbwire ngo amen. Ariko sinzi ukuntu naramutse uyu munsi ndumva afite ikintu kimeze nk'akanyamuneza. Haleluya. Hari igihe uba wumva Imana yakunejeje, kumva wakwigumira muri ibyo ngibyo. Twasomye muri Rusi igice cya mbere, gusubira muri Edeni. Urabizi buriya Rusi ni igitabo nkunda cyane, ntabwo ari kenshi tukigisha, ariko nkunda igitabo cya Rusi, kuko batwereka Nawomi n'umugabo bavuye iwabo i Betelehemu. Ubundi Betelehemu bivuga umudugudu w'umugati. Hari igihe inzara itera mu mudugudu w'umugati, hari igihe inzara itera i Betelehemu, abantu bakava i Betelehemu bakagenda bakajya mu gihugu cy'i Mowabu. Kandi hari i Mowabu Imana yari yarabwiye Abayisiraheli ngo mbabwire,
n'abamowabu, uretse no kujya imowabu, n'abamowabu ntibazinjire mu bwoko bwanjye. Ukava i Betelehemu mu mudugudu w'umugati ugahunga inzara ugiye gushakira mu gihugu cy'umuvumo. Niyo mpamvu buriya hari inkuru Yesu yavuze y'umuntu wamanutse i Yerusalemu agiye Yeriko. Burya bavuga ngo umuntu yamanutse i Yerusalemu agiye Yeriko, abantu bagomba kubaza uwo muntu yari agiye hehe. Uva i Yerusalemu mu mudugudu w'umugisha ukajya i Yeriko mu mudugudu w'umuvumo, uvuta i Betelehemu ukajya i Mowabu. Kugira ngo mwumve icyo ndimo gushaka kubabwira, murebe mu Gutegeka kwa kabiri ibice 23 umurongo wa 4. Buriya abamowabu bari baragize ingorane kubera kuvuka nabi. Abamowabu bari bene Loti, abo yabyaye ku mukobwa we. Abakobwa be baraje, umwana amufata aramubwira ati kiriya kizehe reka tugikubite divayi kimwe gisinde kitubyareho abana. Kuko Loti yinjiye Sodomu, Sodomu nayo yinjira mu bana be. Muri no minsi birakomeye. Loti yinjiye Sodomu na Gomora, Sodomu na Gomora yinjira mu bana be bahunze bavuye Sodomu na Gomora. Abakobwa bagera mu misozi baravuga ati reka muzehe twabonaga Sodomu na Gomora abagabo basambana n'abakobwa babo, reka muzehe tumuhe divayi asinde tumwibagizeho ko atagomba gukora ibyo bintu. Urumva Loti yari umuntu w'Imana, na Bibiliya imutangira ubuhamya, ariko abakobwa ba Loti bari abapagani batinyuka gusambana na se. Ariko kuko bari bazi ko Satani bubikunda ari muzima, baramunywesha, anywa inzoga arasinda, umukuru aragenda aryamana nawe amutera inda, baramupimiraga nyine. Hari abakobwa aho mujye mwitonda, hari abakobwa bakubarira akavuga ati iyi periode nituryamana irajyamo tu. Abakobwa babarira se baravuga ati nituryamana indirajyamo. Umukuru arasama abwira umuntu ati nawe ubutaha tuzapima, nitubona ugeze mu bihe byiza uzagenda uryamane nawe, tuzongera tumuhe divayi agutera inda. Havukamo Abamoni n'Abamowabu. Imana ndavuga ngo aba bantu bavutse ntimuzabinjize mu bwoko bwanjye. Murebe mu Gutegeka kwa 2:23 umurongo, Umwamoni cyangwa Umumowabu. Mwibuke yuko Rusi yari Umumowabukazi. Umwamoni cyangwa Umumowabu ntakajye mu iteraniro ry'Uwiteka. Iteka ntihakagire uwo mu rubyaro rwabo ujya mu iteraniro ry'Uwiteka kugeza ku buzukuruza babo bibihe 10. Sinzi imyaka uko bari kuyibara. Ikigaragara nuko Rusi burya rero abantu baranibagirwa. Imana yaravuze gutyo kugira ngo bazibuke ko Imana yashyizeho na limite, ntazo bo bashyiraho. Baravuga ati Imana yarabivuze Umumowabu n'Umwamoni ntibazinjire mu bwoko bw'Imana, bagaciraho iteka. Ariko Rusi yahinduye amateka. Haleluya. Urumva nawe muyahungiye mu gihugu Imana yababujije. Avuye i Betelehemu mu mudugudu w'umugati ahungiye i Mowabu mu gihugu cyavuga. Noneho igihe kiragera ngo baramubwira ngo iwanyu inzara yarashize, nimusubire mu gihugu cyanyu, musubire i Betelehemu mu mudugudu w'umugisha aho Yesu yavukiye, musubire i Betelehemu. Noneho nawe agiye kugenda asanga umugabo we yarapfuye, abahungu be 2 barapfuye, asigaranye n'abakazana be. Arabwira ati bakazana banjye rero murabona nareyereye, umugabo wanjye yarapfuye n'abagabo banyu barapfuye, nimwisubirire iwanyu musange imiryango yanyu. Ariko icyo nkunda, back to Eden, uyu mugore witwa Rusi aramubwira ngo mva mama, wenda rupa nasubire iwabo, ariko jyewe sindi bukuveho. Iyo umugabo wanjye aba ariho twari kukwitaho tukazagushajisha. None umugabo wanjye ari we muhungu wawe yarapfuye ariko genda cyariho, umugabo wanjye aracyandimo, nzagushajisha. Ndababwiza ukuri, umugore wagira umukazana umeze nk'uyu nguyu yaba afite izahabu. Kuko ubundi urebye Rusi nta cyamuhambiraga kuri nawe, kuko nta mwana yari yabyaye muri uriya muryango. Kwisubirira iwabo ni nabyo byari byiza, kwishakira undi mugabo nibyo byari byoroshye, kuko yari abizi neza yuko najya muri Isirayeli chance zo kubona y'umugabo ari njye zitanashoboka, ko ni Umumowabukazi. Ariko aravuga tumva mama, aho uzajya niho nzajya. Umva amagambo yamubwiye, aravuga ngo winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, ko aho uzajya niho nzajya, aho uzarara niho nzarara, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa bahampambe, nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije.
bagenzi, nk'umukobwa yandikiye umuhungu amagambo nk'aya, ariko abajene mumubwire, nk'umukobwa kwandikiye mwaramaze kumvikana ukamubwira uti jotemu, ati nanjye jotemu, yajya kugusubiza akakubwira tumva reka nkubwire kugira ngo nkwereke uburyo nkukunda, aho uzajya niho nzajya. Imana yawe niyo izaba Imana yawe, ubukire bwawe buzaba ubukire bwanjye, ubukene bwawe buzaba ubukene bwanjye, uko uzabaho niko nzabaho. Nihagira ikintandukanya nawe, Imana izaba impore ndetse igire karindwi, ndakurahiye. Ako kabari wowe wakabika ukajya ugasoma, niyo byaba byagenze nabi bikagusubizamo imbaraga. Haleluya. Buriya hari ibintu bisubizamo umuntu imbaraga. Kera amadamu ntarakara ariko nawe ajya bivuga, tukiri abafiyanse twebwe telefone zari zitaraza, noneho wandika gutumesaje ukareba umuntu ukakujyanira, noneho nkandika akabaruwa nkashyiramo amarangamutima yose, byuka kajya i Kigali, kahakagaruka kandi karimo amarangamutima kakansanga Rulindo, mbika izanjye nawe abikize, tuza kuzihuza. Noneho sinzi ukuntu abana bacu baziguye, baravuga ngo ngo papa na mama we. Ariko icyo nenda kubabwira, utwo tubaruwa iyo byabaga byagenze nabi naricaraga nkadusoma, nkavuga ariko ibyo ari byose she loves me. Urumva rusabwira Nawomi, aramubwira ngo tuzajyana, aho uzajya niho nzajya. Uru ni urukundo rudakurwaho n'ikintu icyo ari cyo cyose. Uru ni urukundo rudahindurwa n'ibibazo. Uyu mugore yashobora kuvuga ati ariko nzahura n'ibibazo, ariko aravuga toya, ibibazo bizabaho nzahangana nabyo, ariko sindi uve mu masezerano. Icyatumye Rusi asubira i Betelehemu atari iwabo nuko yavuga ati ubundi uyu mukecuru asubiyeyo wenyine, ninde uzamwitaho ko abana be bapfuye? Ninde uzamwitaho ko umugabo we yapfuye? Twari kuzamwitaho iyo umugabo wanjye abahari, nzakwitaho adahari, kuko umugabo wanjye yangumyemo nanjye namugumyemo. Haleluya. Urwo ni urukundo rudahindurwa n'ibihe, urwo ni urukundo rudahindurwa n'ibibazo. Nkunda kubwira abantu, yewe narongoye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 muri 1990. Tugura impeta twaziguze mu ntuza ya Gihindamuyaga, wacuruzagayo yaratubwiye ngo izi mpeta ni zahabu, iyo madamu yambaye sinzi ariko niyo, kuko bigeze no kuyimwambura abajura, aravuga ati nimumbabarire mutware ibindi, ariko iyi mpeta ya mariage muyisubize. Umujura w'inyangamugayo, hari abajura b'abana beza, atwara izindi zose yarayimusubiza. Uriya hariho abajura, hakabaho n'abajura beza. Izindi mpeta yarazitwaye, atwara n'ibindi, ariko aravuga ati mbabarire iyo ngiyo ya mariage uyisubize. Mujura arabireba ati ngaho wisubiranye, iyanjye ntigiva mu rutoki kereka unciye ikiganza. Ndenda kubabwira ikintu kimwe, muranyisubiramo. Njye mbona iyo umuntu yapfuye ngo n'impeta bayikuramo ngo madamu akayisigarana, umva madamu mbivuze bumva, iyanjye ntuzayikuremo, kuko ndashaka kuzatunguka imbere y'Imana nkayibwira ngo umva mana, iyi mpeta yagiyemo kuri 18 z'ukwezi kwa 8 iracyarimo. Urabizi neza sinigeze mpemukira igihango narahiriye kuri wa munsi, umbere umugabo. Kandi nubwo maze kuza, ubwo nawe ndimo kubwira Imana asigare yibuka azirikana ko hari umugabo wamukundaga utaramuhemukiye. Uwo ni wo mutima wa Rusi, uwo ni wo mutima twagombye kugira, wubaka ingo zirimo urukundo rudahindurwa n'ibihe. Ambwiye ngo amen. Ariko nyamara ngiye ndumva ndimo gufashwa, kereka mwebwe. Ariko reka turebe ni iki gituma ibyo bishoboka. Yesu yaduhaye amahame atuma ibyo bishoboka. Buriya Yesu nawe yahuraga n'ibibazo koko, abantu bakaza bataje kwiga, baje kumutega imitego. Umunsi umwe rero abafarisayo barifata, baravuga turiya mugabo turamutegesha ikibazo gikomeye. Baraza baramusanga, baramubwira ati ko tubwire ko harawigisha kwigira abamenya mu bintu by'Imana n'amategeko, ubundi Imana itwemerera gusenda abagore? Kuko mwumva ko bamubajije, baza aho ari baramugerageza, baramubaza bati mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose? For any reason. Kuko rero uburyo abantu benshi batandukana,
batandukana kubera impamvu zibonetse zose. Noneho arababwira ngo ntimwari mwasoma yuko yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Baramubaza bati niba ari uko niki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aho umugore urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko bamwirukana? Arabasubiza ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere na mbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana, akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye. Abigishwa baravuga ati niba iby'abagabo n'abagore ari byo rero byo komatana, atoya ibyo bintu birakomeye. Hari Pastor Zed twicaye yavuze ati hari amagambo abantu basoma akaba aribwo abantu bayumva. Nawe arababwira ati abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo. Ntabwo ari abantu bose babasha kwemera yuko utagomba gutandukana n'umugore kubera impamvu zibonetse zose. Cyakora n'abashyizemo akantu aravuga ngo uzatandukana n'umugore atamuhoye gusambana, bivuga ngo abiha gusambana ubwo muba murimo gukingura umuryango ko bishobora gusambuka. Ariko ibyo singiye kubyigisha, aho singiye kudohorera abasenda abagore kubera ko basambana. Ariko reka mbwira abagore bari hano, ngewe icyo Yesu yavuze ndakizi ndacyumva. Hari ibintu bidasangirwa cyane cyane ku bagabo, ahubwo abagore muri hangana. Ariko umugabo agufasha akagufatira mu cyuho urimo gusambana, umva abagabo bari hano babyihanganira. Ndabizi muri abagabo, ntimumbeshye. Aha uretse ubuntu bw'Imana, umugabo afashe umugore asambana akavuga ngo ntacyo bitwaye, ngo ntajya nabimucyurira. Abagore barihangana bo ndabizi kubera ko rwose. Ariko abagabo twebwe, kuko abagore burya ikibazo bagira murakizi. Muzitegereze nta hantu hamwe Imana yabwiye abagore ngo mukunde abagabo banyu. Abagore barakunda, niyo bamukubise arakunda, niyo bamuhemukiye arakunda, niyo bamuciye inyuma arakunda, kuko biri muri genetics z'abagore gukunda. Nge ntangarira ubugoryi bw'abagabo. Uzi ko umugabo yifataga kubita umugore urushye, yarangiza akajya mu gikoni akamuzanira ibiryo akabirya. Abagore muri beza genda batangarira. Ukaba wakubise umugabo urushye akakuzanira ibiryo, ndakurahiye. Umugabo wamukubise urushye hanyuma yarangiza akajya mu gikoni akakuzanira ibiryo, yatambitse se akagusiga. Ariko si icyo ndimo kwigishaho. Yesu arababwira ngo hari amahame 4 agomba kuranga urugo rushaka kugumana uko byagenda kose. Abasubirira inyuma muri Edeni, arababwira ati muri Edeni Imana irema umugabo n'umugore, ibintu 4 tugomba kwitaho. Aravuga ngo mbere na mbere Imana yabaremye umugabo n'umugore mu ishusho yabo, niko yabaremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Iki kintu cyitwa agaciro kangana. Niba mushaka kuzagira urukundo rurama, niba mushaka kuzagira urukundo rugumaho, niba mushaka kuzagira urukundo rudacuya, niba mushaka kuzagira urukundo rutagajuka, umugabo wawe ujye umuha agaciro wamuhaye cyagiye mukundana, azagasazanira mpamvu naberetse impeta. Agaciro kaza habira gasazana. Ubu niyo bampamba nyuma y'imyaka 1000 twese twaribagiranye, hakaza umuntu agacukura akagwa kuri serike yangiye impeta ikiriho, yayitwara agasanga itarigeze icuya kuko ni zahabu. Zahabu ntiyibora, zahabu nticuya. Ni rwo rukundo tugomba kugira. Kubera iki? Kubera agaciro k'uwo mwashakanye. Umuntu wicara agapfobya umugabo we. Umugore yigeze kwicara mu biro byanjye apfobya umugabo, ndamureba mada uratinyuka uri imbere ya pastori. Yaramurebye arambwira ngo nyumvira vuremo. Nta nubwo yavuze amagambo ngo nyumvira pastor, ngo nyumvira. Ndamubwira ni nkumvire, ntabwo ndakumvise. Niba utinyuka gusuzugura umugabo wawe hari undi muntu, ubiyo muri we mwenyine hacurike. Ntabwo uzahindura umuntu kubera ko wamusuzuguye. Niba ushaka guhindura umuntu muha agaciro, umubwire neza, amagambo yawe yavanyemo ubumara bw'umujinya. Umugabo akicara agabira ngo nta nama y'umugore. Nta nama y'umugore wamushakiraga iki se?
kureka ngo abagore ngo iyo batangiye kumenya ibyawe ngo baragutondagira, none se wamurongoye ngo hari imitekerereze hariya mu isi guhindura kuko itavuye muri Edeni, yavuye hanze ya Edeni. Agaciro nicyo yose yabanje kuvuga ngo mwibuke ko mu itangiriro Imana yaremye umugabo n'umugore banganya agaciro. Number 2, arababwira ngo kandi iryo ryitwa ihame ry'agaciro. Arababwira ngo kandi Imana yaravuze ngo umugabo azasiga se na nyina abane n'umugore we. Iyo ni principe yitwa guhinduka, gusiga. Ko twese tugira aho tuvukira, tugira aho dukurira, ariko abantu benshi impamvu bagira ngo zihindagurika, zitagira urukundo rugumaho. Umuntu aragenda akagenda mu kintu cy'ikigare cy'abasore. Umva, reka mbwira abagabo murimo hano, mukigenda mu bigare by'abasore, cyane cyane ruriya rubyiruko abarongoye vuba. Umva, abarongoye vuba ariko mwampepeye abamaze nk'umwaka murongoye 2 mu mpepere turebaho muri, kandi niba ari butinyuke kumpepera, kandi bazaza hano gushima Imana mpari, nzabakoze isoni. Mujye mumpepera ariko mutinyuke kwemera ko mwarongoye. Reka mbabwire ikintu kimwe, ibigare byose wagendagamo by'abajama, amaniga yawe yose yaba y'abahungu n'abakobwa, wevu bye bye. Kuko ikintu cyitwa aba ex, abagabo mufite ibintu byitwa ex, ngo umu ex we ngo barandikirana, umu ex wandikirana na ex gute kuri umugabo, wandikirana na ex ute uri umugore? Va mu gakungu. Imana yaravuze ngo umugabo azasiga se na nyina ajye kubana n'umugore wa karamata, muve mu bigare. Iyo ni principe yo gusiga. Ingo nyinshi zisenywe n'ibigare. Umugabo aragenda akagendana n'abagabo wenda n'abacuruzi cyangwa n'abantu bahuje umwuga, bahuje umurimo, ugasanga uragenda mu kigare cy'abantu ngo nuko ari abakolege ariko bafite ingeso mbi, ugatangira ukajya wabaza umuntu utari rwose ibyo cyutabivamo, ngo abakolege banjye babigenderamo, baramaze. Imana yaravuze ngo uzasiga so na nyoko, mu yandi magambo uzasiga n'ibyo bigare. Niba batarimo gusubira muri Edeni, basige bakomeze bagende, wowe utahe muri Edeni yiwawe. Aro nyamara niba mwabyumvaga, ikimbabaza nuko umuntu abwira abantu ibintu, bamwe baricaye murimo murapinga, abandi murimo murahinyura, kandi murabizi. Umuntu umwe yaravuze ngo buriya imitekerereze y'umuntu ishobora gufata ijuru ikarihindura umuriro, nkuko ishobora gufata umuriro ikawuhindura ijuru. Biri mu gitabo cyitwa T.S. Eliot, Paradise Lost. Ni Satani wari urimo kuvuga, arimo kuvuga ngo izuba, abwira izuba ngo zuba nanga imirasire yawe kuko inyibutse uko nasaga kera, ngo kuko nibuka aho navuye nkanga urumuri rwawe. Hari abantu rero utangiye kubabwira ibyiza bakurakarira nk'ibyo ngibyo bya Satani abwira izuba, kuko yibuka ko kera yarabagiranaga kurusha izuba. Yabona izuba rirabagirana akavuga ngo zuba nanga imirasire yawe. Abize literature muzasubire muri T.S. Eliot, Paradise Lost, muzabibonamo uwo murongo. Ariko muri icyo gitabo nanone niho harimo uwavuze ngo imitekerereze y'umuntu ishobora gufata ijuru ikarihindura umuriro utazima. Burya umuriro utazima nitwe tuwurema, kandi mpora mbibabwira, nucana umuriro uzawote. Ubishaka utabishaka, nucana umuriro utazima uzawota, kuko imitekerereze yawe niyo izasenya urugo rwawe cyangwa niyo izarwubaka. Ariko icyo nakunze muri uwo murongo aravuga ngo imitekerereze y'umuntu ishobora gufata umuriro ikawuhindura ijuru. Ushobora kuba ufite urugo rubi, watangira gutekereza neza rugahinduka. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umugabo azasiga se na nyina abane n'umugore wa karamata. Iyo ni principe yo kwemera kwihana no guhinduka. Mwambwiye ngo amen. Ariko nyamara agenda umva aya mahame muyakeneye. Icya gatatu, iri hame rero ryo rirakomeye, ryitwa karamata, stickability. Akaramata, komatana. Nakunze ukuntu Rusi yabwiye nyirabukwe, yaramubwiye ngo aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugurikira ko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe n'izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe
nihagira ikintandukanye nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore. Ibi byitwa rero ku murongo wa 14 nyirabukwe yari yababwiye ngo barongera batera hejuru bararira. Orupasoma nyirabukwe Rusi we amubaho akaramata. Stickability, kuba karamata, kole komatana n'umuntu ukavuga ngo ya nzakubaho akaramata. Niyo mpamvu ugiye yimpeta nayishyizemo hano ntivamo. Niyo ngiye kuryama ibirimo, niyo ngiye guterura ibiremereye ibirimo, niyo nabyibushye igumamo. Arababwira ngo narabyibushye. Burya rero iyo wabyibushye ukayirekeramo ikurya iminsi mikeya, uruhu rwagera rukavuga ngo iyi mpeta ntabwo izandya, ngiye kuyadabuta, hanyuma ikagumamo. Kuko burya niko umubiri w'umuntu ukora, ikagumamo. Jyewe yanjye igumamo. Niyo ndimo gukaraba nayo irakaraba, niyo ndimo kurya nayo irarya ibirimo, niyo ngiye kuryama igumamo, kugira ngo nisinzira Satani naza kandeba imubwire ngo Satani, uyu mugabo yararahiye ngo nakaramata. Akaramata. Niyo mpamvu nababwiye ngo ninapfa muzanyibukirize madamu mpora nsenga Imana ngo arye uzabanza, ngo yarakubwiye ngo iyi mpeta azatunguke imbere ya Yesu ayifite ku rutoki as a testimony. Abazitaye muzajye gukoresha izindi ziruseho, tuzisabira umugisha, ariko ujye ugenda na Satani abimenye, n'aba ex babimenye, n'abakubonye babimenye ngo uyu muntu iyi nzu yarafashwe. Ubwo batari hano muri 94 ntabwo bazi ibyo mvuze. Akaramata. Icya kane Yesu yabahaye, yarababwiye ngo kandi umuntu azasiga se na nyina abo umwe n'umugore we. Iki kero nkita gushonga, gushongera mu mugore wawe nawe akagushongera muri wowe, ku buryo mujya mwumva abantu bakubwira ngo ariko ngukana ko asigaye asa n'umugore we, ashongeramo. Mushobora kwicara wareba umuntu akamenya icyo uvuze kuko wamushongeyemo mukabumwe. Hari abantu rero buri hari ihame rikomeye cyane. Aya mahame yose mbabwiye ntashobora gukora ariya ya mbere atabayeho. Ntabwo ushobora gufata abantu babiri bajya ahantu hatandukanye ngo babakaramata. Ntabwo ushobora gufata abantu babiri batandukanye ngo binjiranemo. Kera nkiri umuseribateri nuzuye n'abakobwa benshi, uretse ko tutagiranye imibanire mibi. Nta mwana nabyaye hanze Rutayisire mwene Karasira ashwita. Nakirijwe ayo marorerwa ntarayakora, ariko nuzuye n'abantu abo twakoranaga. Hari n'abandi nanjye nagiraga imishinga cyangwa bakangira imishinga. Noneho umwe rero yari yarangiza umushinga, kuko nanjye nafite abandi nagize umushinga ariko tutabanye, uwo twabanye muramuzi nguri. Noneho rero aza kumbaza kuko yabonaga nta ntambwe ntera, kandi we yateye nyinshi. Atari ko buriya ntushobora kubana n'umukobwa udakizwa ntashwe. Ati se kubera iki? Ati ntiyavamo umugore mwiza. Yavamo umugore mwiza ariko utari umuhungu umeze nkanjye. Ati se kubera iki? Urumva umukobwa urimo kureba hariya mwisi, nanjye ndimo kureba hariya mu ijuru. Ntabwo dushobora kugendana ngo bikunde, twahora dukururana. Tuzabyuka mu gitondo ushaka kujya mu giterane, wowe ushaka kujya kubyina. Ugiye kubyina ubabaye, nanjye njye mu giterane mbabaye, twahora mu gahinda. Tuzicara nitubona amafaranga, numve ndiwe yatangiyeho icyacumi, wewe wumve uyaguremo igikwembe cyangwa uri uyagure inkweto. Ninyatangaho icyacumi uti wangije amafaranga y'urugo. Uhora ubabaye, nanjye mbabare, kubera yuko nubabara nanjye nzababara. Rero nkubwire, ushaka kugenda basore mu byumve, ushaka kugira ngo uzakora akaramata, shaka umuntu mujya hamwe. Naho ubundi uzababara. Umusaza umwe yajya ngo tubashake amenyo, bati ndababwira ngo niyo waba warakuca amenyo nkanje, umunsi wo guhekenya amenyo Imana izakuremera yawe yo guhekenya, kuko bazahekenya. Ndababwira nanjye nutangira kugenda uko Imana itavuze uzahekenya amenyo, kuko abantu babiri batajya hamwe ntibashobora kugendana. Iriya fusion, kuba karamata, bisaba ko mwembi muhamuhuje muri mu nzira igana muri Edeni. Ubwira umugore ukamubwira ariko ntuzi yuko turimo kujya muri Edeni, itware nk'ujya muri Edeni. Ariko muri ino minsi nakunze ako kantu abana baze, wakora ibyo Imana yagutegetse byagutwara iki? Twisubirire tubikore nk'uko yabitubwiye, dusubire muri Edeni. Finally reka mbere uko bigenda, hanyuma nsoze kugira ngo bizakunde.
buri Imana nta kitatubwiye ndabarahiye kugira ngo bizakunde. Hari urugamba tugomba kurwana kuko Satani aradushaka. Satani yinjiye muri Edeni abwira Eva muri icyo gitabo cyitwa Paradise Lost. Satani aravuga ati umva umunezero w'abari abantu untera umujinya. Yinjira muri Edeni abwira Eva, aramubwira ati Eva, ruriya rubuto bababuje kurya nirwo ruzabahesha amahirwe. Mwari mwumva ko iyo mvugo n'uno munsi itavuyeho. Umugabo arongora umugore mwiza pe, kuko abanyarwanda bacaga umugani ngo ubwiza bw'umukobwa ngo ntabwo bwamubujije kuruha. Akarongora umugore mwiza. Mpora mbibabwira hano, hari abagore baza muri counseling cyangwa bajyaga baza, ariko n'ubu ndababona nubwo batangana nk'abazaga kera kuko sinyifite biro hano. Noneho namureba ukuntu asa nkavuga Imana y'isi n'ijuru umbabarire atabaje kumbwira ko umugabo amuca inyuma. Yamara gutuza, pastor se bite umugabo wanjye, umugabo wawe guca inyuma. Umugore usa gutya bamuca inyuma bakajya gushaka umeze gute. Reka rero nkubwire, burya umunyabyaha ni umunyabyaha, ntabwo bikurikira ngo usa neza cyangwa ntusa neza. Njya numva abantu babeshya abagore ngo niwitera parufe ngo ugasokoza neza, ngo ugasa neza, ngo ugasasa neza, ngo ugateka neza. Ndakurahiye abenshi bahemukirwa. Ibyo byose baba babifite, kuko ikijyana umugabo gusambana ntabwo ari ibyo umugore akora, ni ibyaha biri mu mugabo. Adamu na Eva bavuye muri Edeni kubera Satani. Kugira ngo tuzagarure ingo zacu muri Edeni, abagabo n'abagore tugomba kubanza tukemera tugahindukira. Hari ahantu Nehemiya yabwiye Abayisiraheli ababwira ngo nimuhaguruke, ibice 4:8, turwanirire ingo zacu kuko Satani yarahagurutse. Umva abagabo muri hano, bagore muri hano, namwe muzazubaka mu gihe kiri imbere bana bacu, duhaguruke turwanirire ingo zacu. It's a war, intambara. Kandi muri iyo ntambara kugira ngo tuyirwane, Imana yaduhaye ibyangombwa byose. Reka mbasobanurire intwaro z'umukristo mu buryo bwo kubaka umuryango, kuko buri hari ibintu dusoma umuntu ntiyumva uko bikorana n'ibyo urimo kwiga, ariko reka mbibigishe. Icyambere, Paulo yandikira Abefeso ibice 6 kuva ku murongo wa 14. Arababwira ngo umurongo wa 10 arababwira ngo mutware intwaro zose z'Imana mushobore guhagarara mudatsinzwe ku munsi mubi. Haleluya. Ku munsi mubi, kuko iminsi mibi mbabwiza ukuri ingo zose zirageragezwa. Yesu yarigishije abwira abantu, arabwira ngo abantu babiri barubatse, umwe yubaka ku mucanga undi yubaka ku rutare, ngo ariko igihe kiragera imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, byikubita kuri izo nzu zombi common denominator. Imiraba izaza, imivu izatemba, imvura izagwa, imiyaga izahuha, bizikubita kuri izo nzu zombi. Uzakubeshya ngo ntabwo imvura izaza iwacu, uzamubwira utubwongo we niba bitaraza bawiteguye bizaza. Umugani abajene bazanye muri no minsi ngo nibisi itaraguteka ngo ntugire ngo yarakwibagiwe ngo ugira cyashaka ibirungo. Satani niba atarakugerageza ubwo arimo arashaka ibirungo. Ariko reka mbabwire, muzamubwire ngo Satani nushaka ushake byinshi, ugure n'amakara, wenda wongereho na resho electrique n'iza gazi, uzasanga nambaye agakiza nk'ingofero. Haleluya. Ngo mwambara agakiza nk'ingofero, bivuga ngo muhindure icyo agakiza kadukoraho, imitekerereze yacu, utekereze nk'umwana w'Imana. Hari ibintu tutagomba gukora kubera abo turi bo. Niba warakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami, hari ibintu utagomba gutekereza, ibyo kurwana, ibyo gukubitana, ibyo gusuzugurana, ibyo kwangana. Ujye uvuga ngo hari ibintu ntatekereza kubera uwo ndiwe. Jewe ndi umwana w'Imana, ibyo rwose niba munabitekereza jewe sinshobora kubitekereza, ntibishobora no guca mugo. Bazavuga kuri intagondwa, wabwira utubundi se wageze ngo ndiki. Uzi iyo wambaye icyuma gikingira umutwe ugakubitaho n'igikingira igituzo uhita w'intagondwa, kadahumeka, kagenda umeze gutya nyine, bakabona warakora ndagangaraye kuko nambaye ingofero y'agakiza, nkubitaho icyuma gikingira igituza cyitwa gukiranuka. Bivuga iki? Ngo mu mutwe wawe jya utekereza ibitekerezo by'abana b'Imana, mu mutima wawe ubikemo gukiranuka, kuko biratubwira ngo murinde imitima yanyu kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo byose niho biva. Umuntu aricara, umuntu yakubwiye ijambo ribi nk'iryo Satani yabwiye Eva, atariko we
ati base ati mbata ubwo arimo arabwira Winnie ariko buriya Moses ajya kubwira ukuntu uri mwiza, kandi ubwo Moses yatahanye stress z'imirimo ya leta abamo, ibyo kumubwira bwacya mu gitondo wa wundi akagaruka akamubwira ariko se Winnie buriya Moses ajya ukuntu ugenda neza. Noneho iyo uretse ibyo bintu bigaca mu mutwe wawe bikarika icyari mu mutima. Yewe na kanserinze abantu benshi baguye mu byaha, arakubwira ngo yambwiraga amagambo atuma numva yampaye agaciro. Reka mbabwire abagore beza muri hano, umugabo utari uwawe ntazigera guha agaciro, icyo azakora no kukagutesha. Umugabo mwasambanye atari umugabo wawe, uba wabaye indaya, ubishaka utabishaka niko Imana ikwita. Usambana n'umugabo utari uwawe ngo yakubwiye amagambo meza, amagambo si yaguha agaciro, agaciro urakihesha. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, ariko bive hehe? Mu gakiza nk'ingofero. Icya gatatu aratubwira ngo mukenyere umukandara w'ukuri. Ingo zubakwa no kugendera mu kuri. Abantu barahishahisha, baragenda bububa, baragenda iki kintu kibamo amadayimoni. Iki bita ngo ni smartphone cyazanye n'amadayimoni. Umunsi bagihanga na Satani agomba kuba yaratanzemo contribution. Umugabo arifata akirirwa chatinga n'abagore, akirirwa afata amafoto y'urukozasoni, hanyuma yajya gutaha ukuri kukabura, agasiba. Ntamenye ko haje n'abagore b'incakura muri ino minsi, nabo barize. Umugabo umwe ngo telefone yafunguzwaga bya bindi mukora ngo ni biki, ngo ni finger what, ngo gushyiramo urutoki ngo nibyo byafunguraga telefone ye. Shyiramo igikumwe cyangwa urutoki sinzi, yewe byanjye si byo nshyiramo umugore wanjye. Ariko nujya gushakisha ibyo nashyizemo bizakugora ko ari mwinshi. Se uzafatira, uzafata izina rye, uzafata imyaka ye, uzafata, ntabwo wabimenya. Ariko ibyo nenda kubabwira si ibyo. Ashyizemo urutoki akumva yarabaye smart, ntamenye ko umugore nawe ari very smart. Bukeye yasinze, umugore afata ya telefone ashyiramo urutoki, irafunguka, ibirimo byose arabireba, bimwe arabyiyoherereza bishyira muri telefone. Hanyuma igihe kigeze aramubwira ati, abyutse aramubwira ati ariko se sheri ibi bintu ubamo ni ibiki? Ati bike? Ati ubusi ibi ngibi izi chat si wowe? Ngo ubuse wabikuye he? Umugore aramubwira ati ikibazo saho nabikuye, ikibazo nibyo wirirwamo. Ariko wakoze ibyo umwami yavuze, byagutwara iki? Wowe urububa niyo wakwihisha umugabo, urububa niyo wakwihisha umugore, ntabwo uzububa wihisha Yesu. There is no hiding place from the eyes of God. Ntaho muzihisha amaso y'Imana, nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana ivuga. Mwambara agakiza nk'ingofero, mwambara icyuma gikingira igituza ari cyo gukiranuka, mukenyeze umukandara w'ukuri, kuko ukuri niko gufata byose. Hanyuma nimurangiza mukwete inkweto z'ubutumwa bwiza. Izi nkweto z'ubutumwa bwiza zihurira n'ibingibi. Buriya rero umuryango uzicara ukagira ishyaka ry'umurimo w'Imana, umugabo n'umugore mukicara muvuga ngo nzakora nkorera Imana nta gucogora, imirimo yanjye nayo nizamperekeza. Iyo umugabo n'umugore batangiye kuririmba ko bazakorera Imana, nta mwanya babona wo gutega Satani amatwi. Mugira ishyaka ryo gukorera Imana. Ubutunzi bwanyu Imana Farawo yigeze kubaza Mose, aramubwira ngo Mose, ngo ko mugiye kugenda, aramubwira ati twebwe tuzajyana abasaza n'abakecuru, dutware abagabo n'abagore, dutware abahungu bacu n'abakobwa bacu, dutware n'amashyo yacu, dutware n'imikumbi yacu, nta n'urwara tuzasiga hano, byose bizajya gukorera Uwiteka. Haleluya. Yosuwa abwira abantu, arabwira ngo uyu munsi muhitemo niba muzakorera za mana zo hakurya y'uruzi basogokuru bakorera, cyangwa niba muzakorera iz'Abamori muri kino gihugu turi ngo ariko jyewe n'inzu yanjye. Ntabwo ari jyewe jyenyine, oya ni jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mwambwiye ngo amen. Ariko Imana ibaho umugisha. Inkweto, umwete w'ubutumwa bwiza. Hanyuma icya gatanu, mutware ingabo yo kwizera, ngo niyo muzakingira Satani akurasa. Umubwira uti Satani umva, uzane ibingibi uzane biriya, ariko tuzakorera Uwiteka. Uzane biriya sinzava ku Uwiteka.
uzahura nabyo. Satani akwereka atari ko ubu ngubu muribuka mu Kristo namwizerwa bajya mu ijuru ngo banyura mu isoko ry'imbura mu maruka mwebwe nimugura bakabwira ati twe tugura ukuri. Hari ibyo tutajyamo. Haleluya. Imyambi Satani arasa ukayikingiza kwizera ko ufite Imana. Ikitubuza gukora ibyaha nuko tuza amaso y'umwami wacu. Kwizera niko kuturinda. Ukajya ugenda umuntu yakubwira atari ko wowe kutamera nk'abandi bagabo, atari ko ngewe ntabwo ndi uwo mu bandi. Ngewe nkunda iryo jambo ko kuki utamera nk'abandi. Ntimujya mwumva kenshi mbivuga hano, ahubwo ngewe mu basogokuruza wanjye nta bandi ubamo. Wabisoma uko bishaka, wamwita abandi, nta bandi uba mu gisekuru cyanjye. No mu batagatifu nzi nta mutagatifu bandi ndumvamo. Abagenda nk'uko bandagenda kuko mushobora kuba mujyaho tutajya, mujyane n'abandi, twe tuzajyana na Yesu. Reka nsoze.